Ndabasuhuje cyane, ku mazina nitwa Rugamba Innocent. Iyi ni verse of the day, tugiye kuba turi kuganira ijambo ry'Imana. Turi buze kuganira ku rukundo rw'Imana. Urwo ni urukundo rwatangiye rukanuzurira muri Yesu Kristo. Ibyo bikaba bihamwa n'umwuka wera Imana yaduhaye. Uwo mwuka nta kindi Imana yawuduhereye no kuduhamiriza ibyakorewe muri Yesu Kristo kubw'urukundo rw'Imana. Turi buze kuba tureba ku byanditswe nka bibiri bitandukanye. Hari icyanditswe kiboneka muri Luka 10:20, twahera kuri 25. Kadusoma. Haravuga ngo, nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigishwa, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Yes, tukiri aho ngaho, urukundo rw'Imana muri nature ya muntu cyangwa se mu miterere yacu, twibwira yuko ibintu byose bidashoboka mu gihe hatabaho ikintu cyitwa gukora. Twibwira yuko ibintu byose bibasha kugerwaho hari uko habayeho agace kacu gatoya twakoze kuri icyo kintu. Ndetse n'abantu bari wenda basekura bavuga urukundo rusanzwe barusobanura nk'aho urukundo nyakuri atari mbese urukundo nyakuri ni ugukora. Mbese ibyo ukorera umuntu, ibyo ufasha umuntu, bagasobanura ko ari rwo rukundo nyakuri. Nuko nawe aramusubiza ati, dukomeje kuri 26, aramusubiza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ubwo n'umwe wabazaga, aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramusubiza ati, unsubije neza, nugenza uko uzagira ubugingo. Yes. Nk'uko twari tubivuze hari haruguru, twebwe nyine mu miterere yacu twibwira ko buri kintu duplayingamo part. Yes. Kandi iki ni ikibazo abantu benshi bahora bambaza, cyangwa se n'undi uwo ari we wese yibaza, ukaba wibaza, eske nashobora gukunda nte mugenzi wanjye nk'uko nikunda n'ubwenge bwanjye bwose n'ibitekerezo byanjye byose? Mu by'ukuri biragoye, hafi yuko ahubwo bitanashoboka, kubera yuko ni ibintu bikomeye. Biragoye yuko uko wakikunda ariko wakunda mugenzi wawe. Yes, ariko icyiza nuko ibyo ngibyo bigoye kuri perception yacu nk'abantu. Biragoye, ubitekereje biragoye, cyangwa se ntibinashoboka, kubera yuko twe turi abantu. Ariko hari igisubizo kimwe cyatanzwe, ari nacyo nahereyeho. Imana yabonye ko byose bitashoboka, yabonye ko twese tutabishobora nk'abantu, niko kuduhereza Yesu Kristo. Wakibaza uti si bishoboka gute? Mbere na mbere, twebwe abana b'abantu nta rukundo tugira. Dushingiye kuri Bibiliya bivuga, uhereye mu Itangiriro 6:5, havuga yuko turi babi muri nature, iteka ryose turi babi. Nuko ibona ko kwibwira ko umwana w'umuntu ari kubi iteka ryose. Hari n'ahandi havuga ko nta cyiza kiva ku mwana w'umuntu na kimwe. Iyo ngiyo ni nayo mpamvu Imana ya providinze Yesu Kristo. So kuko twebwe nta rukundo tugira, iyo ubashije kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, nibyo Paul yavuze ngo, sinjye ukiriho ahubwo hariho Kristo muri njye, ibyo nkora byose mbishobozwa nawe. Ni ukuvuga ngo twebwe ubuzima bw'icyaremwe gisha ntabwo tubasha gukunda, ahubwo twebwe twakira urukundo rw'Imana, noneho Imana ikabasha gukunda abo bagenzi bacu biciye muri twebwe. Sinzi nimba byumvikana. Ni ukuvuga ngo wowe ntabwo ushobora gukunda. Turebye no muri mu Baroma 5:5,
reka dusome Abaroma 5:5. Yes, reka nkoreshe yo muri telefone. Abaroma 5:5 haravuga ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Ni ukuvuga ngo urukundo ruzana, wakiriye Umwuka Wera uba wakiriye urukundo, uba wakiriye ubumana bwose, kandi tuzi yuko Imana ariyo rukundo. Ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo tubasha gukunda, ahubwo twebwe twakira urukundo twahawe, maze urwo rukundo akaba ari rwo rubasha gukunda bagenzi bacu bitunyuzemo. Uzarwana utange uvuga ati si ndimo ndakunda mugenzi wanjye bihagije, reka mugurire iki kintu, reka mufashe muri ubu buryo, reka uzarwana uko ushoboye kose, ariko mu by'ukuri ntabwo wageza kuri extent y'urukundo nyarwo. Urukundo nyarwo ni ugusarendinga umubiri wawe ukavuga ati Mwami Imana, taking over ubuzima bwanjye. Iyi Imana ya taking over, iyi Imana ariyo noneho wowe utakiriho wahisemo gupfa kugira ngo Imana ibashe kubaho, nibwo ubasha gukunda. Ariko mu by'ukuri ntago urukundo rubaho hatariho Imana. So icyo nababwira abankurikiye nuko kwakira Kristo muri twebwe nicyo gisubizo. Kubibaza ngo ese ni gute nakunda mugenzi wanjye n'ubwenge bwanjye bwose n'ibitekerezo, ibyo nyine ntibishoboka. Ntago bishoboka ko wamukunda ari wowe, ariko Imana yo yamukunda. In fact yaranamukunze, itanga Yesu Kristo kugira ngo uwo muntu abashe kubona ubugingo. Twavuga no ku cyanditswe kiboneka mu byahishuwe 2:4. Sinzi nimba twagisoma, kiravuga ngo kivuga ku bijyanye no ku return back to the first love. Reka tubisome 2:4. Haravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Urukundo rwawe rwa mbere ni uruhe? Urukundo rwa mbere rwabayeho nuko Imana yadukunze atari twe twayikunze. So twebwe nta rukundo dufite. Urukundo twe dufite ni urw'Imana, kandi urwo rw'Imana nirwo rutarobanura, nirwo ruri perfect, nirwo ruri kind. Iyo badefinise urukundo mu nzira izo zose, urwo nirwo rukundo. Naho rumwe bavuga ngo gerageza cyane, ngo mbese ngugurira umuntu ngo impano, mbese uramufasha amakansaringi, biriya byose ntabwo ari rwo rukundo. Urukundo ni Kristo muri twe. Ahubwo biriya bindi nabyo ntabwo ari urwango, ahubwo biriya ni response y'urukundo twakunzwe. Kubera yuko hanyuma yo gukundwa, umuntu ufite ubwenge, hanyuma yo gukundwa you respond. Mbese iyo ugize icyo ukorerwa uraresponding. Kandi Imana ntikeneye approval yawe kugira ngo igukunde. Imana igukunda uko nguko uri, kuko ntabwo ari nk'umuntu ngo igendere kuri conditions na terms. Wenda mu bankurikiye harimo abafite abana. Umwana wawe umukunda akiri uruhinja atazi ko umukunda, ariko ntabwo bikubuza kumukunda, urakomeza ukamukunda kandi atazi ko umukunda. So Imana nuko nguko yadukunze. Bible iravuga ngo Imana yadukunze tukiri n'abanyabyaha. Ese izadukunda noneho bingana ute mu gihe twatsindishirijwe na Yesu Kristo? So Imana nuko nguko idukunda, kandi nuko wakunda mugenzi wawe. Ariko nu rejecting urukundo Imana iguhereza, niwanga urwo rukundo ni Yesu Kristo, kuko rwuzuriye muri Yesu Kristo. Niwanga urwo rukundo Imana iguhereza, cyangwa se niwanga Yesu mu bundi buryo, byose bivuze kimwe, bizakugora cyane gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Uzagerageza izindi nzira zose, ariko ntabwo bizashoboka. Ariko numukunda, ibindi byose bizakurikira bizaba ari response. Ni ibintu byikora, ntabwo ari ibintu rwana cyane ngo ubashe kubigeraho. So murakoze cyane, ndumva ari byo Imana yari yanshize ku mutima.